yola n'isanzwe namuza ati bisho wa mungu wa byatara hano bita hehe murabona hano hambere bakira ubukwe bugezweho byatara tuzi nabonye rero niyo nje kureba sare yabarangiye kuzarongora wo muri iyi minsi nabonye mu diaspora mwanyizwa n'iki abanyarwandakazi rero batuye mu mpande zose z'isi amajyepfo amajyaruguru burasirazuba uburengerazuba banze kubacumita yambo mumeze neza cyane uburenga rutono no shimira abanyarwanda bakomeze gukurikira muza TV show arabo mahanga arabaturanyi bacu nuko kwimana no munsi nishimye nagiye kuri YouTube none mbona ibintu biri kwabira ndabati ntabwo bibaho man ibyishimo ni byose nanjye ejo nzatangira kuvuga ati nanjye ejo nzaba ndumva mvuga ati umuntu wese wakoze subscribe na comment durira ahantu mu akantu unywa agahiye unywa kadahiye nzabajyana ahantu ubu rero ngarutse n'ubundi bashimira kwa kundi ibyishimo ni byose kandi shimira ababyeyi bacu ejo ari umunsi w'abadamu nongere mbigarukeho ebana ababyeyi baratureze baratwise amezi 9 bakadushyira ku isi bakadukuza bakaturira amashuri tukiga tukaba abagabo urabo turi kuba abagabo ejo tuzaturi kubatunga barashaje ariko ejo rero reka mbabwira ibintu byabaje mu Ruhengeri ni ku Gisenyi yandiri ba Jitafu yakozagaje abagore barayibyinnye yani bita kubita kuri ka mana yanjye byawe na umugore arataka bazanyara amazi ejo abagore barayibyinnye ndavuga ati ibi ni bindi reka dore babwire rero bura Jitafu n'ubwo mugenda aho yaririmbye indirimbo itagira ubutumwa indirimbo ifite ubutumwa kuko impamvu ifite ubutumwa sirazira abantu bataze kubita kuri kandi kakandi utagakubiseho ntacyo waba ukoze none si wabuze akazi ejo barayikubise baricara barahenura ndabati ni ibintu ubwo Jitafu ngiye ngomba kumucara Jitafu ahantu hose umuza ati bishara gusuhuza ebana muri iyi minsi ngomba kujyana ahantu ibintu wakoze nibyo kuko uriya wigisha abantu benshi mani hano baza buhurira bapfa kurira kari akantu bagwe bakubiteho wigisha abantu benshi b'inzasani bicana bizo bakuveho mani bakuveho urwo dufite imana warigaragaje nimba ari umucucu aririmbye bakureke bakuveho urumva kuko muri iyi minsi reka mwagomba gushaka ikiza gutera cyadutubona cyadurisha urumva bitafurawe hose na Nyamabondo na Nataradingi na Vanessa Espaya na Muza TV show basuhuza ureze ndabakunda cyane muranywanye banje urumva Suzana Diaspora akomeze kumbwira atamuza kuruku man nuko ndabakunda cyane kandi Imana igikomeza ibande biri cyoroshye ubu rero noneho ikintu kigiye gukurikira muri iyi minsi ngiye kwerekera muri Australia urumva hari ikintu ngiye gukorerayo ariko simba bizacamo no kusengera cyane n'amashini menshi cyane mukasinyaza by'amahoro ari umuntu menshi yo kuzakurana agafilimi n'ibicamo muzabona nuriye nanjye itemikire mvuga atamuza TV show na dore ngiye kujya amadolari nurasiranye ko ndi umuntu mane ariko nakishakisha murabona ibintu byiza byo kuba kubita by'igano bigezweho kamana ngano mwakundaga nawe yararwaye muri iyi minsi ntago ari gukora cyane ari undi mutipe rero bita Keza Matsiko ari umutinganye ariko nagakira umutinganye yaraburitse ngo yabatijwe no mazi menshi mwese muramuzi Keza nyine pe wa muhungu wanjye nkoresha kuri YouTube bibana ejo yarabatijwe ndi butinganye yaraburitse nawe ari nawe ndamushoboje Imana mukomeze mworohereze me n'umugisha yakoze n'impanuka bataramugira umugireho b'inshuti ziwe nanyu ngiye kwerekeraho gatoya nuko mvuze ati reka mbanze bakubite ikiganiro cy'imyoroshyo manze mugikurikire gusa ningira ndabasuhuza ndamubereka ariko nukuri kandi nanenga ntawo nshaka kunenga cyane akunda kwibasira umuntu hari umujondi yabwiye ati ariko nuko ikinuza akunda gutumira abantu bamwitandira izina ninde ko ndi kumwibagirwa ariko nanone nagaciro ariko n'ubundi nimeza kumvikana mubwira abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga batukana basebya bakiyarira umuntu ibiki mwakoresha amagambo yanyu mukaya kwibasira umuntu n'agasuku kwanza gasuku ari ibintu avuga mukamutuka cye mukamunenga ariko agasuku inshuti yanjye ariko bitagiye kuri cyane uragasuka tukabantu basibye igihugu cyacu gifite umutekano gifite bwiza tureberera burebera abanyarwanda muri rusange gasoko ajya bamera ajya komeza bankomere gasuka mwiharire gasuka ibintu avuga nibyo nukuri kw'Imana gasuka
gasuka uri hose gasuko garapfere munda cyane komeza ubambwirire uko mubwira bose nabagira ubugogyi nabagira ibintu by'ubucucu kandi ngo twishaka komeza ubambwirire ndabagutumye uko umuntu agera kwegeza urwana oya komeza ubambwire gasuko aha rero natayizimye amagambo banze gusuza abantu bose dukorana mu kazi kamwe mu abantu bakora muri Orostar nababwiye ko nintunganye imisatsi y'abadamu dread ndi uwa mbere mu gihugu murabizi natwe na award ejo bundi suza ba Makiza duza ba Jeremy ba Neriso abatipo dukora bakavukire bose kavukire mukuru kavukire mutoya bose mani koze bamera umugisha ubu bose nabajuma bose muri amasuro dukorana Orostar ahiri hose ndabashuje cyane utuye kwerekera dutangira n'ubundi job urabona amasaha yagize gutangira mu kazi gusa Imana ikomeze banyorereze abarwayi bose bari mu mazozi y'igihugu Imana bafite ibibazo byose Imana ikomeze banyorereze ariko n'ubundi sinagenda nashimiye abantu bose n'ubundi muri rusange bakomeze gukora subscribe comment share yimba nkwaye ikiganiro cyane nk'uko kanda ahantu tangi subscribe ni inkunga ikomeye cyane kuri Amuza TV show reka ndabakunda abantu b'Abanyarwanda ndabakunda no kuri kwima ko nizazamiye ko ni umusaze bazi mwazamunandemera kariya nimero yanyu n'ubundi 078 47 620 mwakunje bakora subscribe uko noneho kandi ntabwo nagira twakuze n'akantu k'imyoroshyo ka comedy umukecuru ari ahantu urumva yicaye ari kwitora inda urumva no imbebe muco maze kumucira avuga ati bega imbebe ifite amabya manini we urumva bega imbebe ifite amabya manini we irazi kuri njangwe sivuga shika mukecuru njangwe zabura kubinigana se umukecuru noneho yesa singa imyenda y'abana agenda yirukanka ngo iki injangwe zabura kubinigana subwe mu yaragitambutse ibona amabya agenda nagana mbega imbebe ifite amabya manini we injangwe zabura kuyanigana se ubwo nakaciyeho nyine urumva ariko nyina ngo nabura no kubasisa amani noneho sasa rero ubu icyo nababwiraga cyari icyo ngiye gushimira urumva bayitubi bose aho bari wanjye shimira Kamananga shimira Keza umutinganya wanyu mukunda cyane na Mitanga urumva bose muri rusange Amuza TV shara bakunda cyane muri bakuru banyu mwananze mu kazi kandi shishikariza abantu bakoresha YouTube nabi u Rwanda rwacu rujye kutugira monetization urumva na TikTok reka isimbuga tuzikoreshe neza tuvuge ibintu byiza bidasebye igihugu bidasebye iki dufite impano rego dufite impano yigaragaza uko igihugu cyishimira fresh neza rero murakoze cyane Amuza TV show yani mbere yanyu 078 47 620 abafasha mukomeze mumfashe nabakundaga yola